inshuti bakunze yose. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo wanyuzaho nakunyuzaho wigaragura mu ivata, ndavuga ngo nubeho ubaho. Iraduhamagara inkuriyo yose irode bar kwa Makimwe n'Imiyeri imvanayo inzana mu mujyi wa Kigali. Ngeze mu mujyi wa Kigali nkora akazi ko mu rugo, sinzi niba murimo muranyumva abakurikiye Igitangaza TV. Ubwo buhamya mba hano ubwanjye, ntago ari ubwo numvanye abandi, nta nubwo ari ubwo naturaguye bimwe abantu bavuga, ni ibyambayeho personnel. Ndasenga Imana mu nzakugirira neza. Nizwa ku mudugudu wa Kabagari hari Kacyiru, kandi nawe munyamakuru buriya gahunda no gukomerera mu buntu. Tugezweho icyo gihe hiyo Kigali ishyushye, abantu bashyushye, nubwo banakoraga amafaranga yakoraga, ariko gahita nigira kwinywera inzoga. Mfite abantu b'amashumi b'inshuti, twambara amatimba, twambara amasheneti, mbese turi abantu b'abasore badasanzwe. Ndashimira Imana kwihamagara nta kintu irebaho. Tous les bonnes essences bubonerwa difowazi muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. inshuti bakunze Bagitangaza TV, turabashimiye cyane ku mwanya mufata mudukurikirana. Nguko mu bireba imbere za kamera za Gitangaza TV, turi kumwe na Evangeliste Habimana Bonaventure. Tugwaye ikaze kuri kamera za Gitangaza TV. Murakoze cyane. Watangira wibwira kuri iki Gitangaza TV? Amazina yanjye nitwa Habimana Bonaventure, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Imana niduhana umugisha. Hanyuma uyu munsi twagusuye kugira ngo uganirize abantu iby'ubwami bw'ijuru, hanyuma ubasangize umurongo urimo kugufasha, ndetse niba ari n'ikimana gusize ku mutima muri no minsi ukigezaho abakurikirana Gitangaza TV. Inshuti bakunze Bagitangaza TV, aho muri hose ndabasaba gukora comment, share, like ndetse na subscribe. Murakoze cyane. Ni karibu batangira rero ubwira abantu insanganyamatsiko ndetse na gahunda z'ikigana tugiye kugirana. Tubahaye ikaze kandi turabishimiye mu izina rya Yesu. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, hanyuma twumve icyo Imana ishyize ku mitima yanyu uyu mugoroba. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa mbere. Haravuze ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Aravuze ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Gatatu, aravuze ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo aba akinejeje umwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu rukino ntahabwe ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga mbere ni ukwiye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. 8, haravuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, ubwo ndenganirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu, nyamara ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nicyo gituma nihanganira byose. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Hanyuma dufite ijambo rifite intego ivuga ngo gukomerera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, cyangwa se gukomerera muri Kristo Yesu, gukomerera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Hanyuma amazina yanjye nitwa Habimana Bonaventure, nkuko mubivuga, ndi umugabo ndubatse. Hanyuma mfite umudamu n'abana babiri b'abakobwa. Hanyuma nsengera ku mudugudu wa Kacyiru, ku mudugudu wa Kabagari, paruwasi ni Kacyiru. Hanyuma Imana niduhana umugisha. Tugiye kuganira rero kuri iri jambo Pawulo yanditse, aravuga ngo nuko rero mwana wanjye ujye ukomera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Imana iduhana umugisha. Uyu ni Pawulo. Ndabwira abantu baneza amatwi, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari Canada, abari South Africa, abari muri Amerika, abari mu Burundi, abari Uganda, abari mu bihugu bitandukanye, Mozambique n'ibindi bihugu bihana imbibi n'igihugu cyacu kandi n'igihugu cy'u Rwanda. Buri muntu wese uri kunyumva uduteza amatwi Igitangaza TV, ndagira ngo tugane ijambo Imana iduhaye muri uyu mugoroba. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa nawe buvuga,
yavuze ngo ubwo ndenganirizwa ndetse nkabeshwa iminyururu, aravuga ngo ariko ubutumwa ntibubaho, aravuga ngo nicyo gituma nihanganira byose. Uyu ni Pawulo witwaga Sawuli, hanyuma Imana iramuhamagara, imuhamagara mu buryo butandukanye n'ubwo ahamagaye abandi, kuko Sawuli we ni Imana ubwayo yamwihamagaye, cyangwa se ni Yesu Kristo ari we Imana wamuhamagaye. Pawulo Bibiliya avuga ngo yitwaga Sawuli, Sawuli ngo akarenganya ubwoko bw'Imana, hanyuma Imana iramwitegereza irakwizamuha agakiza. Bibiliya iravuga ngo arimo yambuka ajya i Damatsiko, ngo agiye kumva yumva umucyo uramufashe, umucyo uramutungura, yumva ijwi riramuhamagara ngo Sawuli Sawuli undenganiriza iki? Aravuga ngo ninde ndenganya? Ijwi riramuhamagara ngo ni Kristo urenganya. Uwo mwanya yikubita hasi yubamye, hanyuma yakira umwami Yesu, atangira kuvuga ubutumwa. Ntabwo ndibuvuge ingendo yakoze zivuga butumwa, sindi bunavuge aho yagiye hose. Atangira kubwiriza ubutumwa nk'uko Imana imuhamagaye, akigwa hasi umucyo uramufata, ijisho rirahuma. Atangira kubwiriza ubutumwa. Pawulo ajya Efeso, ajya Filipi, ajya Kolosayi, akora ingendo zivuga butumwa, atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu kubwiriza kwe Imana imuhamagara, imuhaye imirimo n'ibitangaza, imubwira ko izamukoresha ibikomeye. Pawulo avuga ijambo rero rikomeye, amaze kumenya ko Imana imuhamagaye, aravuga ngo jyewe Pawulo ibyarindamu yanjye nabindi kubw'igihombo, nabindi kuronka Kristo kubw'igihombo. Aravuga ngo kubw'ubutunzi butagira akagero. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo iyo ndebye iby'isi bibona bibambwe, nabyo bikandeba bikambona nk'ubambwe. Aravuga ngo iyo mbirebye bibona nk'amase, nabyo bikambona nk'amase. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ndasiganwa si nk'utaziyonja. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nteripfuzi simusha, kugira ngo singire icyo Kristo yamfatiye. Imana iduhana umugisha. Pawulo arandika, aravuga ngo jyewe Pawulo maze kumera nk'ibiswe ku gicaniro. Aravuga ngo kuko igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Aravuga ngo narwanye intambara nziza. Haleluya. Aravuga ngo narinze ibyo kwizerwa. Aravuga ngo bisigaye mbigikamba yo gukiranuka. Aravuga ngo iryo mucamanza utabera azaba makuru rya munsi. Aravuga ngo nyamara sije jyenyine, ngo ahubwo nabakunze kuzaboneka bose. Gukomera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu rero ni iby'igiciro, kandi turashimira Imana ko yaduhamagaye. Pawulo niko yanditse, aravuze ngo ndashimira Kristo wantekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo utangabirwa na buri wese. Pawulo yandikira Abaroma, aravuga ngo twariho tudafite Imana rurema. Aravuga ngo nta byiringiro by'ibizaba twari dufite, ngo ariko ubu noneho ngo twigijwe hafi y'amasezerano. Sifa kwa Mungu. Ni elopera kota ya zomenefa. Niyo mpamvu twigijwe hafi, nta byiringiro by'ibizaba, nta masezerano y'ijuru twari dufite. Yandikira Abefeso 2, aravuga ngo namwe Efeso, aravuga ngo yarabazuye mwebwe abari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ageze hasi aravuga ngo ariko Imana, sifa kwa Mungu, kuko ari umutunzi w'imbabazi, aravuga ngo yaduhinanye bazima na Kristo. Aravuga ngo mu buryo bw'umwuka twicanye n'Imana Data. Yandikira Abikorino 2:16, aravuga ngo nicyo gituma tudacogora. Aravuga ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu w'imbere ngo urahinduka mushya uko bwije nuko bukeye. Ndatekereza ko mwese munkurikiye muri kunyumva, munteze amatwi, ndi ku ijambo rivuga ngo gukomerera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Ni iby'igiciro. Wakomerera mu mafaranga akarangira, wakomera mu butunzi bukarangira, ariko iyo ukomereye mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu ntago bushira. Niko Pawulo yanditse, aravuze ngo kubw'ubutunzi butagira akagero Imana yishuriwe abera. Ubu butunzi rero Bibiliya ivuze ntago ari amafaranga, si ibindi bintu, ahubwo ni ubutunzi aribwo bugingo. Imana iduhana umugisha. Hanyuma arandika, aravuga ngo yarabazuye mwebwe abari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ageze hasi aravuga ngo ariko Imana, ngo kuko ari umutunzi w'imbabazi. Amen. Aravuga ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Aravuga ngo mu buryo bw'umwuka, ngo ubu nubwo turi hano, ngo ubu turi mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Yandikira Abaroma, arababwira ati rega Abaroma, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishasha gukora ibyiza badacogora, ngo abo ngabo Imana izabitura ubugingo buhoraho. Turaza gutanga urugero rw'umuntu umwe witwa Daniyeli, wakomereye mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Muririmbye araririmbye, aravuga ngo wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Ajya ahumuriza utayafite, utayata nawe ntayakurwaho. Hanyuma umuririmbye 108 nawe araririmba, aravuga ngo genda umukristo
aravuga ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. aravuga ngo ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Amen. Amen. Pawulo arandika, usomye Bibiliya igitabo cya Daniel cya mbere mu gice cya mbere, hatubwira umugabo witwa Daniel wakomereye mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Mbibutse ko ushobora gukomerera mu mugabo akakwita sheri shushuhani, igihe cyagira akavuga ati ariko nsanze tudakwiranye, akazinga imyenda akagenda. Ariko umugabo Yesu wamukomereyemo muragumana no mu rupfu. Niko muri ibyo yaririmbye yavuze ngo azanyuza no mu rupfu. Yesu no mu rupfu muragumana, no mu ntambara mukagumana. Daniel biravuga ngo ajya i Babuloni, baramuga bati rero nta yindi mana igomba gusengwa uretse imana y'umwami Dariyo. Ariko umuhungu bita Daniel yarakomera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Agezeyo agumana imana ye ya Isiraheli. Sifa kwa Mungu. Ngo baramubwira, bagenda babwira umwami bati, mwami nubwo dusenga imana yawe itanga urubyaro itanga amafaranga, hari umugabo twabonye w'umunyagano yanze gusenga imana yawe, tujya gusenga akararama akareba hejuru. Hanyuma ngo hazi itegeko, bamukangisha itegeko, bamubuza ko agomba gusenga imana ya Isiraheli. Ariko Daniel kuko yari yarakomereye mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu, agakomera mu mana ya Isiraheli, biravuga ngo akajya asenga karindwi, ngo agakingura amadirishya akerekeza Yerusalemu. Bibiliya iravuga ngo baramufata basonzesha intare, bamushyira mu rwobo rw'intare, babwira intare ko zigomba kumurya. Intare ntabwo zamurya kuko twebwe turarinzwe. Zaburi 125 iravuga ngo abantu biringiye Uwiteka imana yabo ngo bameze elapo les hommes ne facile de chando les hommes ne fa, ngo bameze nk'umusozi ngo wa Siyoni, ngo kandi ngo ntubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo bamyiteka. Ariko ngo nk'uko imisozi gose Yerusalemu, ngo ni kuwiteka ngo agose abantu, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Yandika Zaburi 23 aravuga ngo Uwiteka ngo niwe mungeri wanjye ngo sinzakena. Iyo komereye mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu, Imana ikurinda ubukene bwo mu mwuka mu izina rya Yesu. Hanyuma Daniel ngo bamushyira mu rwobo rw'intare, ngo ahubwo intare ngo zikazana imigara zikamufubika. Ngo Daniel abamo mu gice cya 6:20 haravuze ngo bukeye umwami Dariyo ngo yigira kuri rwarwo arabaza ngo yewe Daniel mugaragu w'Imana isumba byose, mbese imana yagukorera iteka yabashe kugukiza? Haravuga ngo nyagasani mwami ntacyo nagucumuyeho, n'Imana yo mu ijuru amagambo meza yohereje marayika wayo. Ndagira ngo mu kibazo uri mu mugoroba, niba ukomere mu Imana yohereze marayika. Amen. Ku kazi kawe Imana yohereze marayika, mu burwayi bwawe Imana yohereze marayika, azasanga ukomere mu buntu, Imana iragukiza mu izina rya Yesu. Kuko Imana twiringiye ifite imbaraga. Amen. Yaravuze ngo narahiye kwera kwanjye, icyubahiro cyanjye sinzajya cyangwa ibishushanyo bibajwe. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo umwami araza ngo yewe Daniel mugaragu w'Imana isumba byose, mbese imana yagukorera iteka yabasha kugukiza? Aravuga ngo nyagasani mwami ntacyo nagucumuyeho, n'Imana yo mu ijuru yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse mu maso yawe ndafite icyaha. Aravuga ngo kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Ngo aravuga ngo Daniel sohokuza, iyo akomere mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu, no mu rupfu usohoka. Imana ishimwe cyane. Undi muntu wakomera mu bonerwa muri Kristo Yesu ni umugabo bita Yosefu. Bibiliya iravuga ngo Yosefu aranyagwa, baramutwara baramugurisha ajya muri Egiputa, ajya kwa Potifari. Bibiliya iravuga ngo atoranywa kuyobora abandi bagaragu. Bibiliya iravuga ngo ari ku kuboko kwiza kw'Imana. Imana ibamera ukuboko kw'isi, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, isi yose ndabizi kumurikiye, ariko Imana ibamere ukuboko kwiza. Ukuboko kwiza kw'Imana ngo kumubaho, ngo ajyana n'Imana. Bibiliya iravuga ngo muka Potifari aramwifuza, ashaka ko baryamana. Yosefu ngo wakomere mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu, aravuga ngo databuja yampaye ibintu byose ariko ntiyakumpaye. Amina. Aravuga ngo ni wista foze bereshando mene konti yazoma aidraya voa, aravuga ngo ntiyakumpaye. Yosefu ngo yambura imyenda arayimujugunyira, amwirukaho, bavuza induru. Yosefu amujyana muri gereza. Ndabibutsa ko iyo wakomereye mu buntu no muri gereza Imana igukuramo. Paulo na Sila ngo barahimbaje Imana, barahimbaza imyururu iba ku maboko iragwa, kuko bari bakomera umuntu bonerwa muri Kristo Yesu. Kandi mbibutse ko ubu buntu, amen, n'ubuntu Imana itanga.
kandi ni ubuntu Imana iha uwo yakunze ikabumugenera. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma Bibiliya avuga ngo agezemo ngo asanga umunyururu yose inzozi ngo zamucanze ngo abona akamura vino mu kirahure. Hanyuma azafungura aramuga ngo tugiye gusubira guhereza umwami. Hanyuma ngo aramuga ngo nugera uzanyibuke. Ngo arafungurwa arataha, agezeho asanga umwami yarose inzozi. Umwami ahamagara abize batakomere mu buntu, ahamagara abakomeye batakomere mu buntu, ahamagara abacunyi bize iby'ubucunyi batakomere mu buntu, ahamagara abapfumu n'abacweza n'abakonikoni. Baramubwira bati tubwire inzozi warose dusobanura. Umwami aravuga ngo ndabica, ndashaka ko muzivuga mukanazisobanura. Ngo baramubwira ngo ariko kera, sifa kwa Mungu, iyo twabaga turi muri gereza, hari umuhungu bita Yosefu, iyo twarotaga yarazaga agasobanura, acira imbaraga zo gusobanura inzozi mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo bajya kuzana Yosefu amuzanye aravuga ati mwami warose amahundo 7 ananutse 7 abyibushye, urota inka 7 z'iminani zibyibukiye. Ibyo biravuze ngo inzara igiye gutera, fata ibyo kurya uhunike mu kigega, uhunike buri mbuto yari yose, inzara igiye gutera. Bibiliya iravuga ngo umwami aravuga ngo twakuraho umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Bibiliya avuga ngo atoranirizwa kuyobora ibyo, ngo bene se bajya guhara bamenya nibagira gute ntibamumenya. Ijambo ryatubwiye ngo nukore mwana wanjye, sifa kwa Mungu, ukomerere mu buntu, tous les bonnes sens bubonerwa difowazi muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Undi muntu akomereye mu buntu ariko muri Kristo Yesu no bita Dawidi, afite ibintu bitatu bitari gutuma b'umwami. Dawidi cyambere ari mugufi, cya kabiri yari yarize, cya gatatu yari umuhererezi, kandi hari bene nyina ba Eliya na Bashamu ngo bari barize igisirikare kwa Sawuli. Ariko Bibiliya avuga ngo Imana iravuga ngo mbonye umuntu waza kanyoborera Abisiraheli. Umva nawe nubwo atiza, ariko Bibiliya iravuga ngo nuko Imana yitegereza Dawidi isanga yakomereye mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Abandi bana bavukana Aminadabu na Bashamu na ba Eliya bari barize igisirikare kwa Sawuli. Ariko Imana kuko itareba nk'abantu ngo yitegereza Dawidi, ko murabyibutse ko icyo gihe cyari ku ngoma y'umwami Sawuli y'Abisirayeli, igihe kigeze akora ibyo Imana idashaka, Imana imuca ku ngoma, ntiyabimenya ngo Imana yitegereje kwa Yesayi ngo isangamo akana k'agahungu kakomereye mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Niza kubona akanya ndaza kubabwira uburyo nakomereye mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Dawidi yiringira Imana. Hanyuma ngo Imana ibaza Samweli ngo genda kwa Yesayi nkwereke umwana wimikisha amavuta. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, iravuga ngo nuko Samweli ahaguruka aragenda ajya kwa Yesayi. Ageze kwa Yesayi wari uti Betelehemu, bazana Aminadabu, bazana Bashamu, bazana ba Eliya, ngo Imana irabagaye. Imana irabaza ngo Samweli ngo bajya gufata ihembe ry'amavuta ngo barisuke ku batari bo. Uwiteka akavuga ngo nabagaye ntabwo ari aho. Iyo utakomere mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu, hari ibintu byinshi bituma Imana ikugaye. Ntabwo ukomere. Icya kabiri ugira agakiza kajegajega. Icya gatatu ibyo ukora biba bihabanye n'ibyo Imana ishaka. Bibiliya iravuga ngo bazana Dawidi ngo bacyarira musuka amavuta. Bibiliya iravuga ngo kuva icyo gihe umwuka w'Imana akajya muzaho. Ngo haza ingabo za Filistiya zarwanyaga Abisiraheli. Ubwo ngeza mu gitabo cya Samweli cya mbere ibice 17 umurongo wa 45. Ngo Abafilistiya barwanya Abisiraheli ngo ku buryo bazaga bareba bakaza biruka babakanga bakirukira mu myobo. Dawidi arabaza ngo uwo muntu utinyuka kutuka izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo akayisuzugura yabarindi, aragenda abwira Sawuli ngo wanyemerera nkagenda nkajya guhangura uriya Mufilistiya. Ngo harimo igihangange bita Goliyati, ngo yari afite mikono 50, yari umugabo wambaye ibyuma impande zose, ngo yarabakangaga bakiruka. Dawidi ngo arabaza ngo uwo mugabo yabarakebwe, yabaravuganye n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, yabaravuganye n'itabeshya, yaravuganye n'Imana ikura mu rupfu igashyira ubuzima. Bati hoya. Hanyuma ngo Sawuli amuhereza imyambaro, Dawidi ngo arayiyambura, aravuga ngo ntabwo ari imyambaro iri burwane, arayimusubiza. Dawidi ngo ageze nk'ariya Goliyati ngo ava hirya yivuga
ngo aravuga ngo aramubagira ibisiga. Dawidi amusubiza ijambo rikomeye, aravuga ngo wanteranye icumu n'agacumu, ngo ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye. Aravuga ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza. Ndabutsa ko uyu munsi Uwiteka yabagabiza ibibarwanya, yabagabiza imbaraga z'Abafisiya, yakugabiza ibyakuzengereje, yakugabiza ubwo burwayi bukarangira mu izina rya Yesu. Ngo ageze ku mugezi atora amabuye 5, asona ibitabo 5 bya Mose. Igitabo cy'itangiriro kiravuga ngo ni itangira ry'urugamba, ni nanjye uzarurangiza. Igitabo cya kabiri kikavuga ngo nakuye muri Egiputa mu kuva ni Kanani nzabagezayo. Kubara haravuga ngo ntimubarika muri abantu natoye. Abalewi Imana itivuga ngo muri abatambyi ntimuvogerwa. Gutegeka kwa kabiri Imana ivuga ngo najya nkoresha imvugo, none ndakoresha itegeko. Dawidi ngo akora mu mvumba y'ibihe byiza, ngo ari kuyikubita Goliyati kubita Sarapfa. Pawulo yanditse aravuga ngo ukomerere mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Ijambo ryo hasi ku murongo w'8 yavuze ngo ibyibukwa ni byinshi. Umuntu ashobora kwibuka wamugiriye neza, umuntu ashobora kwibuka wamuguriye agakositimu, umuntu ashobora kwibuka wamugiriye inama, umuntu ashobora kwibuka wamuhaye amafaranga, ariko yavuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo. Amen. Wakomotse elaso berakota yazomenefai mu rubyaro dezanigiriya rwa Dawidi akazuka mu bapfuye. Bibiliya yavuze ngo nk'uko ubutumwa buvuga, aravuga ngo nubwo mboheshwe iminyururu ntarenganwa, ariko ijambo ry'Imana niho ubutumwa yavugiye muri gereza. Aravuga ngo nubwo mboheshwe iminyururu, ngo nyamara ijambo ry'Imana nibo. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo kuko, arandika aravuga ngo kuko maze kumera nk'ibisutswe ku gicaniro. Aravuga ngo kujya cyo kugenda kwanjye isoye. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizerwa, ibisigaye ikikamuriye gukiranuka. Pawulo aramubwira ati iyo Mana uvuga, ngo ageze za Korinto n'ahandi baramupinga, aravuga ati iyo Mana uvuga yabanje ikagukiza iryo jisho ryawe. Pawulo ngo ajya gusenga, agiye gusenga abwira Imana ati wanyizije iri jisho nkavuga ubutumwa nta kibazo. Imana iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Agaruka avuga ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima. Pawulo yandikira Abaroma aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakira gukora ibyiza badacogora, ngo Imana izabita ubugingo buhoraho. Arandika aravuga ngo twara tudafite Imana ngo nta byiringiro by'ibizaba, ngo ariko ubu twigijwe hafi y'amasezerano. Hanyuma umunsi umwe nigeze niringira Uwiteka. Amen. Amen. Ndavuga ngo enozagiri yazomene fore drerezoma, ngiye kwiringira Uwiteka. Nari mfite mariage kandi mu by'ukuri nabonaga nta kintu mfite. Ariko najya gusenga Imana ati mwana wanjye nzakugira neza, nzabana nawe. Imana ibwira ijambo rikomeye umunsi umwe ndi gusenga, nayiringe ndi mu gishanga cya Croix Rouge, nurira igiti mbwira Imana ngo dore navuye ku isi, narinje no mu ijoro kugera birananiye, Imana ukaduhurira hagati. Urumva ko nari namaramaje. Imana irambwira ngo haba Imana ndiso, Imana ituza amazina, ngo izi n'amazina yacu itwitayeho. Imana irambwira ngo haba Imana, manuka utahe nakubonye ndabikoze. Imana ihabwa icyubahiro. Ndamanuka ngeze mu rugo, Imana irambwira ngo Fatima proza deplicate uzikatagure. Nari nayiringiye, numara kuzikatagura uzikoremo amafaranga, ukora amaprezida n'amafaranga y'inkwano zawe. Ndabikora, ndasenga njya kwigisha ahantu bita mu Ruhengeri. Ngezeho haza umukozi w'Imana aravuga ngo Imana yanyohereje hano, irambwira ngo hari umukozi w'Imana ufite ikibazo cy'inkwano, none Imana irambwira ngo muhe inka ajye gukwa. Ndagenda ngurisha inka njya gukwa. Urumva kwiringira Imana bidafite umumaro kurusha kwiringira abakomeye. Umunsi umwe nigeze, sishaka kuzabyibagirwa, nigeze Imana itarampamagara, nigeze njya mu kabari ndanywa nka Petit Mitsingi, nka Primus, nka Heineken, inzoga zose ziba zishoboka. Cyane abana na mushiki wanjye tuba hano Gacuriro. Ndataha ngeze mu rugo twabanaga, aho yango nkate ntaha nkatajya mu gishanga, njyama mu gishanga rero. Mu gitondo saa 10 inyoni ziravuze ngo ntahe, arampunga arambwira ngo ndimo ndanuka. Mbwira Imana nti Imana nufasha ngakira ibi bintu sizongera kunywa inzoga. Ngiye gusenga Imana iravuga, ikoresha umukozi w'Imana avuga ngo uyu muntu uri muri iterani wanyweye wasinze,
ngo Imana iravuze ngo iramushaka, mpaguruka ndira pfukama ku mukeka nakira umwami Yesu. Kwiringira Uwiteka bifite umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi arandika aravuga ngo antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Dawidi hano yaranditse aravuga ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Muri Zaburi 23 aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo kwera no gukiranuka. Abantu bafite ibintu byinshi biringiye. Hari umuntu ureba ukabona afite ibyo yiringiye. Hari abiringira amafaranga, hari abiringira imiryango ikomeye, hari abiringira icyo bari cyo, ariko nabonye uyu mwuka uvuye mu muntu umushiramo akaba nk'igipama. Niyo muntu abazana ijambo rivuga ngo Paulo arandika aravuga ngo nuko rero impamvu yamwise mwana wanjye ntiyigeze amubyara mu nda ye, ahubwo yamubwirije ubutumwa bwiza amubyara muri Kristo Yesu. Aravuga ngo nuko rero mwana wanjye Timoteyo, aramutongera aravuga ngo ukomerere mu buntu. Hariho yamwandikiye aravuga ngo ujye urinda icyo wa kabiri. Sifa kwa Mungu. Amen. Mu gitabo cye cya mbere ibice 3:6 aravuga ngo kandi cyakora kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi cyane. Arandikira Abafilipi 3:20 arababwira ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, aravuga ngo niho dutegereje ko umukiza wacu azaza. Amen. Aravuga ngo de stafose braso mene contraire, uyu uzaza guhinda umuriro wo gucishwa bugufi. Aravuga ngo ude wazigiri yasoma ujurinda. Imana irashaka ko turinda icyo twakabira. Sifa kwa Mungu. Imana irashaka ko dukomera mu buntu. Isomye Efeso 6:10 aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira muhagare mudatsinzwe, mukwete inkweto tuvuga ubutumwa bwiza, mukenyere ukuri. Aravuga ngo mutware kwizera nk'ingabo. Hasi haravuga ngo kandi murangije byose mwaje gukomera ku munsi mubi. Aravuga ngo ujye ukomerera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Aravuga ngo ujye ukomerera, hari ibintu byo gukomereramo, ariko ujye ukomera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Uri muntu akomera mu buntu n'uwo bita Petero, Bibiliya iravuga ngo bamujyana muri gereza ariko akomera mu buntu. Bibiliya iravuga ngo iryo joro ari mu musore abitorero bakomereye mu buntu, ngo baza kujya mu cyumba barasenga barahimbaza barara. Ngo Imana iranezerwa, yohereza marayika iravuga ngo genda ubwire Petero ngo nasohoke afate umwitero we afate inkweto. Ndabibutsa ko nukomerera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu, izo nzoga unywa zikakubuza amahoro ntabwo zongera kuyakubuza. Uko kurara wihirika mu mikingo ntabwo bizongera. Nukomerera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu ntabwo uzongera kujya wiri gushwana. Nukomerera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu imbaraga z'Imana zakumanukira. Yavuze ngo nuko rero ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Iyo usomye Zaburi 50 iravuga ngo Imana y'imbaraga izaza yo guceceka. Ngira ngo urabona ko nakomere mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Imana imindwa amateka. Aho mvuka ni Nyaruguru za Kibeho. Za Kibeho hariya hafi aho ngaho niho naragiraga inka, ndagira ingurube, nirirwa ntemibyarire, kuko ndabyibuka njya kuva mu ishuri munsi umwe mwarimu yarankubise ankubita inkoni nyinshi kandi yarankubita isomo ryari rinsinze. Hanyuma rero ndangije ndataha sinasubira ku ishuri, ariko maze gukizwa Imana mwe nzakwigisha. Nawe fata Nyaruguru uyu mwanya, ntabwo nari nzi ko ibi byabaho ko umunyamakuru yantunga kamera. Ibi byose ni uko nakomereye mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Imana inkuriyo yose. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo wanyuzeho nakunyuzeho wigaragura mu ivata, ndavuga ngo nubeho ubaho. Iraduhamagara inkuriyo yose irode bar kwa Makimwene Miyeri imvanayo inzana mu mujyi wa Kigali. Ngeze mu mujyi wa Kigali nkora akazi ko mu rugo, sinzi niba murimo muranyumva abakurikiye Igitangaza TV. Ubwo buhamya mba hano ubwanjye ntago ari ubwo numvanye abandi, nta nubwo ari ubwo naturaguye bimwe abantu bavuga, ni ibyambayeho personeli. Ndaza nzi Kigali nkora akazi ko mu rugo i Kanombe, hariya nareraga abana 6. Urumva bisobanuye ko buri mwana yari 1000. Niyo narahembwaga 6 ku kwezi, ndera abana 6 nkabuhagira nkabajyana ku ishuri nkabambika. Ariko icyo gihe nari ntakizwa ngo menye Imana. Sifa kwa Mungu. Ntabwo mvuze ko n'ubu ukijwe utabikora, ahubwo navuze ko icyo gihe nari ntarakizwa.
hanyuma ndagakora akazi ngakora hafi imyaka 6 mpava nta n'ikintu makuye. Namena teremusi turagukase, namena igikombe turagukase, namena isafuriya turagukase. Ngiye kora nsanga mu myaka 6 yose nta kintu nkuyemo. Urimo uranyumva? Murimo ndumva murimo munkurikira. Ngiye ubona nije nkubwira ibyo. Imana ikura ibidashoboka mu bishoboka. Imana ikura umuntu ku cyavu ikamwicara n'ibikoma, ikura hasi gashyira hejuru, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ni Imana izamura. Imana iyo uciye bugufi irakuzamura, iyo wizamuye irakumanura. Kandi ndashimira Kristo wantekerejeho akangira ubuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagakora mba nkavuyemo, havamo nawe kuba mfite, njya kurara mu bihuru, nza kubivamo, umuntu ndangira akazi, bamwe no murangira akazi, mba ngiye mu Buyeti. Aya mazu ari hano za Nyarutarama hano mu Kabuga, nije nayakozeho Buyeti, mpembwa amafaranga 5. Nakoraga 5 nkarya 2, ngacura 300. Kubera inzara yako kazi, kije cyose urya, inzara y'ikiyedi muvandimwe irakazi. Mba muri ubwo buzima mbuvamo, njya gukora akazi kimisagara kizamu, nkavamo curuza ikarito nayicuruza hariya, nyivaho. Ariko nza kumenya ko abantu twayatura nk'abakozi Imana bambaye neza, bakambwira ngo muri Kristo Yesu harimo byose. Namwa bashiki banjye bakabiriza ubutumwa n'imiryango abari bakijijwe, ariko babimbira nkumva ntibibaho. Bamwe Imana yavuze nkumva ntibibaho, hanyuma nkajya gusenga ariko bitandimo. Sifa kwa Mungu. Ndashimira Imana itumenya, ndashimira Imana ivuga bikaba. Kandi mbibutse, reka mbabwire ijambo rikomeye. Imana nivuga amasezerano ikavuga ngo nzagukorera iki, umuntu akakubwira ngo ntibishoboka, ujye umubwira ngo aho Yesu yanyuze avuka, Mariya atarahuye n'umugabo, niho ibyanjye bizanyura. Ijambo rya kabiri, ujye umubwira ngo yabivuze ntabiyibwiye, no kubisoza bisoza. Erega niruka igice cya 3:7 haravuga ngo kwane na jambo Imana ivuga ngo rero 45 haravuga ngo kandi ari kuwizera kuko ibyabwe n'umwami Imana bizasohora. Haleluya. Amen. Mba muri ubwo buzima nza gukizwa. Rero maze gukizwa, menya ubuntu honerwa muri Kristo Yesu. Ntangira gusenga, ntangira kwenda Imana, nkajya n'abanuzi. Nako umuntu avuze ngo Imana yavuze ati ibi bintu bibaho, maranira ishyaka ryo kugira ngo nanjye Imana izavugane nanjye. Ndi gusenga Imana yama ngo nzakugira umuhanuzi uhanurira amahanga yose, nzagukoresha ibikomeye, nzakuzamura mu muryango, bantu bazakumenya, iramira ngo ugiye kumenyeka ngo isi yose, ngo abantu bazifuza kugukora mu biganza. Ibyo narabibonye ndi mu giterane Uganda. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Kandi Imana ujye ubwira umuntu ko iyo senga atari muri umuntu abandi basenze, kuko Imana ni imwe. Muri ibi yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba. Yamubwiye ngo ujye ukomerera mu buntu. Amen. Ubundi ubuntu, iyo bavuze ubuntu, ni ikintu umuntu ahawe nta kiguzi atanze. Kabiri, akagihabwa adategereje kuzakishyura. Ndasubiramo, iyo bavuze ngo ubuntu ni ikintu umuntu aguhaye, akakigwa ntacyo agamije, akakigwa atari uko muziranye, akakigwa adategereje inyungu zizaturuka muri wowe zo kumwitura cya kintu yagukoreye. Ubu buntu rero twagiriwe ni ubuntu bw'Imana yatugiriye nta kiguzi dutanze. Ngo twari tumeze nk'ingurukira, ariko Imana itwigeza hafi. Imana ihabwe icyubahiro. Ndasenga Imana mu nzakugirira neza. Nizwa ku mudugudu wa Kabagari hari Kacyiru. Nanjye bakora umurimo w'Imana, njya muri korali, mva muri korali, nyobora icyuma cy'amasesho, mva kukiyobora mu mudiyakoni. Uyu munsi murabona ko ndi iwanjye. Amen. Urumva gukomera mu buntu bonerwa muri Kristo hari ikibazo. Ugomba nawe kubwira umudamu nabonye urwaye ibibyimba byo mu nda, Imana iri nimishurira, uri hanze y'igihugu urwaye ibibyimba byo mu nda, yagiye mu badogiteri bakomeye birananirana, ariko uyu munsi mugoroba Imana ije gushiriza mu izina rya Yesu. Niba ukomere mu muntu bonerwa muri Kristo Yesu, Imana ifite imbaraga, irabishoboye. Uyu munsi tuvugana, aho Imana yankuye naho ingejeje, ndayishimiye. Hanyuma iyo bavuze gukomera mu muntu bonerwa muri Kristo Yesu,
hari ubuntu bwinshi umuntu yakomereramo. Umuntu yaguha amafaranga ku buntu ukabikomereramo. Umuntu yavuga ati ngwaye ikibanza cy'ubuntu ukagikomereramo. Ariko ibyo byose bibaho bikibagirana. Ariko ukomere umuntu ariko muri Kristo Yesu. Baranditse ijambo aravuga ngo dore kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, ngo ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro mu gihe turimo no mu gihe kizaza. Nuvuga ngo hari ibintu benurwa muri Kristo Yesu bidasaza. Aravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana imibabaro. Iyi mibabaro ni Yesu yaciyemo kandi natwe tugomba kuyicamo. Ujye ufatanya nanjye. Umugore aherutse kujya mu mujyi agura amavuta y'ibihumbi 150. Icyo gihe muvandimwe nari nshonje. Ndamuna abana ikomata aya mavuta uguze inye hose nkani uragafuka k'umuceri. Amavuta y'ibihumbi 150 urayaguze yashire ku mubiri. Arambwira ngo rega jewe ngo nirwo rwego ngeze. Uranyumva? Mu mutima nkavana iyama hose nkani. Ariko yashakaga ubwiza, yashaka gusa neza, kugaragara neza, kuvugwa neza. Ariko biriya si icyo yavuze. Yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Harabanga bo ngamazi ari tubugingoro. Mbonye umugabo uri mideni ariko yavuze icyerekezo. Arimo aribaza ngo mbese Mana bizakemuka bite? Ahagaze muri wa muririmbyi uririmba bangwa iyi nzira itagaragara hakaba mukabwibwi. Imana ivuze ko nuyiringira ukayishikamamo izakwiyereka. Amen. Nkabwira uyu mukobwa upfusha ubukwe buri munsi. Imana twiringiye ni Imana ifite imbaraga, ni Imana itazingwa. Paulo yaranditse aravuga Petero ngo mu mahanga yose uyubaha ngo agakora ibyo gukiranuka ngo Imana ngo iramwemera. Imana ihabwa icyubahiro. Paulo uyu nguyu bamuzamura umusozi usumbiye ndashaka kuvuga Paulo. Baravuga ngo uyu mugabo wiringiye wamuretse hariho amahirwe abiri. Hari kumwihakana ukabaho, hari no kumwemera ugapfa. Aravuga ngo nzamuvuga mu Kigiriki, muvuge mu Heburayo no mu Kisirayeli. Bamukatisha ishoka arapfa, n'urwo rupfu Paulo yapfuye. Ariko apfa akomereye mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Aramubwira ngo ujye ufatanya nanjye. Amen. Kwihanganira imibabaro. Aravuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye. Yesaya yaranditse amen. 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 Yaranditse ibice 38:5 aravuga ngo kandi nukuri ngo hazaba inzira nyabagendwa. Aravuga ngo izityo kwera no gukiranuka. Aravuga ngo abandi imitima ntibazayicamo. Abagenzi naho baba barabaswe batarize ntibazayo. Aravuga ngo abacungwa n'Uwiteka bazajya Siyoni baririmba ngo ibyishimo bihora. Ngo bazagurukisha amababa ngo nkayibisiga. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ubu buntu boneka muri Kristo Yesu nibwo twiringiye nibwo twizeye. Haleluya. Niyo mpamvu Heburayo 11:13 bavanga bose bapfe bakizeye batarahabwa ibyasezeranijwe. Ngo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko abakitse nabe mukira. Ngo iyo baza gukumbura gakondo yo gusubira hamwe navuye. Ngo bari bafite uburyo bwo gusubira ngo ariko none bashaka gakondo isho cyo kuba kiza ngo ari yo mwijuru. Ngo nicyo gituma Imana ngo idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabitegura umudugudu. Dawidi yandikaza muri 84 aravuga ngo abantu iyo bageze mu gikombe cyitwa Baga ngo bagindwa ahantu h'amasoko. Tando benesanso menefore drage ngo badizagiriyazi ngo bagwiza imbaraga. Sheredrove ngo badisangiriyazoma ngo baboneka amaso y'Imana Siyoni. Kandi giriyazoma ndifore drere zome yandikaza muri 50 aravuga rega Imana y'imbaraga. Amen. Ngo izaza ye guceceka. Ngo umuriro uzakongora ngo Imana izahamagara izuba ngo heraho rirasira ukayizaho rirengera. Hanyuma ndimo ndibutsa abankurikiye Igitangaza TV mbabwira ko mugomba gukomerera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Ukomerere mu buntu. Kandi nawe munyamakuru buriya gahunda no gukomerera mu buntu. Amen. Kuko twakomereye mu bintu biranga. Buriya hari abantu nari niringiye najyaga ngenana nabo mbakomereramo ariko igihe kigeze baransezerera. Ariko iyo ukomeremo twari tugezweho icyo gihe iyo Kigali ishyushye abantu bashyushye nubwo banakoraga amafaranga yakoraga ariko gahita nigira kwinywera inzoga. Mfite abantu b'amashumi b'inshuti twambara amatimba twambara amasheneti mbese turi abantu b'abasore badasanzwe. Nabonaga abantu rero narabakomereyemo. Amen. Ariko igihe kigeze ubutumwa bwiza bungeraho nkomerera mu buntu
niyo mpamvu usigaye ngendana ijambo ry'iki ry'Imana. Dawidi hari ijambo yaravuze ngo nabike ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntazajya gucumura. Arandika aravuga ngo kandi ryaranzuye. Ndashimira Imana ko iri jambo ryayo ryanzuye. Cya kabiri, ndashimira Imana ko Imana ari umuvugizi utugerera ku Mana nta ntumwa. Gatatu, ndashimira Imana ko iyihamagara nta kintu irebaho. Kane, ndashimira Imana ko iduhamagara itarebye aho duturuka naho tuvuka. Gatanu, ndashimira Imana ko itarobanura. Iyo Imana ihamagara bize twe twari gusigara. Iyo Imana ihamagara inzobe twari gusigara. Iyo Imana ihamagara barebare abagufi bari gusigara. Ariko ndashimira Imana tandobe sangiriya zoma shedobe nesanse regire efowazingiriya zoma tutakide sansobere shanigiriya zoma ne controle domenesanse ili wizigiriya shani kontia zoma menifoze brai sire controle oni tangiria wi pesha rigayi enidrere zoma ndakumva mwami nonita kalaya zama shirigiriyaze owazingiriyaze turi dobizangiriya zoma efoweze drove zoma nitanigiriyaza riri tala za kota ya zome shengore zome wipini dangiriyaze shakuta ya zome nefobrai nini tanigiriya zoma ara distansoma arandika aravuga ngo ujye ukomera mu buntu. Umusore ukomere mu buntu wanirwa muri Kristo Yesu ntabwo anyeganyezwa n'ikintu cyose. Umukobwa ukomere mu buntu wanirwa muri Kristo Yesu niyo muri ibyo ari ndavuga ngo nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Umuntu wakomereye mu buntu wanirwa muri Kristo Yesu ntabwo anyeganyezwa. Niyo mpamvu muri 2007 yaririmbye aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Aravuga ngo ahubwo abazimugira nibo bazaba. Aravuga ngo have wabwoba ni munyihorere namara amaje kujya mu ijuru. Aravuga ngo wabatinyutse ibyago byose ngo naza kurikira umwami Yesu. Aravuga ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye ahisemo nizijya mu ijuru. Aravuga ngo mwamujye unindisha umwuka wera mune kuzaga kuba witeka. 68 aravuga ngo ntabwo nkwiriye kujya niganyira nibaza uko ejo nzamerewe. Aravuga ngo nzajya nibuka kwihoraho imenye ibyo byose uko bingana. Aravuga ngo ifite umutima w'urukundo ngo kuko ijye ntungisha ibinkwiriye. Aravuga ngo umuneza n'umubabaro ngo byose abizana amahoro. Aravuga ngo mba hafi ndetse buri munsi kandi angera ubuntu nkwiriye. Aravuga ngo ajya nyikore imitwaro ngo niwe data kandi we Mana. Aravuga ngo nkuko yantunga buri munsi ngo ajya ndamira muri ibyo byose ngo buri munsi azajyamo imbaraga ngo iryo ni isezerano y'Imana. Ku gitero cyane aravuga ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha ngutaramira ndazicyumwira mara nizeye ijambo hamwe sinkabure ku mbaraga zawe. Aravuga ngo no mu desta forwards edra no mu neshengoria no mu bikomeye biriho. Aravuga ngo ndamura amaboko yawe. Aravuga ngo imbaraga zawe ku buntu bwawe kuyevye bizaza kunjyana. Ukomerere mu buntu wanirwa muri Kristo Yesu. Wa mudamu we wa musore we ndabwira abari hanze y'igihugu n'abari mu Rwanda kuko isi yose imira twumva. Ndababwira ngo nimukomere mu buntu bonegwa muri Kristo Yesu. Abari Canada, abari South Africa, abari Uganda, abari Tanzania, abari Congo, abari Mozambique na Zambia, abari muri Amerika isi yose, abari mu Rwanda, ndababwira ngo mukwiye gukomerera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Arandika aravuga ngo ujye wibuka Imana irashaka ko mujya mwibuka Yesu Kristo. Dore ibyibukwa n'ibyishari umuntu abyara umwana akibuka imyaka afite cyangwa se agashaka ajya yibuka igihe yashakiye cyangwa se akajya gucuruza akazajya avuga ngo itariki nacuzaga iyi niyo nahombyeho. Ariko si ikimana ivuze. Iravuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye. Amen. Nk'uko ubutumwa nawe aravuga ngo ubwo ndenganirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu. Aha yari ari muri gereza. Aravuga ngo nyamara ijambo ry'Imana ngo ntiriboha. Aravuga ngo nicyo gituma nihanganira byose. Imana ihabwa icyubahiro. Ujye ukomerera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Kandi agera hana avuga ngo maze kumera nk'ibisutswe ku gicaniro kuko igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Imana ihabwa icyubahiro. Munashaka kukwemerera ibintu ntabisohoze ariko Imana twiringiye tuyikomereyemo irabisohoza. Umunsi umwe nigeze nsenga Imana ndayibona ko Mana koko Uwiteka we wa mu bugari nkarya nkumva uko bumeze. Narivuye gusengera umuntu ndimo musengera ndamusengera hisha ubugari ahita butsimba munsi y'ameza. Ngiye kubona umuntu mwotsi maze kandi ishoneza
ndabona Imana wamba ubugari nka burya nkumva uko bimeze ko inzara inyishe intsinzi mvuye kugukorera Imana yamwe ngo nzakugirira neza nkomerera mu buntu uyu munsi ntabwo nyifuza ubugari ntabwo nyifuza ibiryo ko Imana yagize neza ngira ngo namwe murabibona baravuze ngo nyina amaso yerekwa bikibinda kwirebera hanyuma Pawulo rero arandika aravuga ngo ujye ukomerera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu Yobu yaranditse mu bice 42 aravuga ngo nzi ko ushobora byose kandi erase contrevoze mandi contre na wizingaye nta kibasha sharigorias kurogoya imigambi yawe tangiriya zo mandi control Yobu inshuti zageze zivuga ngo iyi Mana n'umugore yashaka wayihakanye ukipfira Yobu ngo aravuga ngo mbese mu maboko y'Imana haba ibyiza gusa Yobu ngo agera ubwo aburanye Imana aravuga ngo Imana nize tuburana Imana yavuga ati Yobu nshinga isi ifatiro z'isaho zishingiye inyenyeri n'ukwezi ko bitandukanye ngo Yobu aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo aravuga ngo naho napfa nyine ageze hasi ku bice 42 umurongo wa mbere aravuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe Bibiliya yavuze ngo ujye ukomerera mu buntu amen ele sogide evoas haleluya shando benakoti azomene foa yavuze ngo destakuwa ujye ukomerera mu buntu amen bubonerwa muri Kristo Yesu Imana ishimwe aravuga ngo kandi ibyo wanyumvanye ndimo mbibwiriza twaragendanye tugenda mvuga ubutumwa ubimenyesha abantu si bose abo kwizera bazashobora kubyihisha abandi ageze asaba ngo ujye ufatanya nanjye amina kwihanganira imibabaro biyavuze ngo nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu haravuga ngo nta waba umusirikare nafashijwe ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakineje bamwandikiye ubusirikare yavuze ngo umuhinzi uhinga mbere ngo ni ukwiye kubanza kwenda kumbuto aravuga ngo zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu Yesu azaguha ubwenge muri byose ageze hasi aravuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo amina wakomotse Imana ishimwe mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nawe buvuga aravuga ngo ubwo nenganirizwa ndetse nkaboheshwe iminyururu ngo nyamara ijambo ry'Imana ntiriho ndatangariza umuntu wese yabukomeye aboheje gukomerera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu ubutumwa bwiza twabugezemo turabohoka twageze muri ubu buntu tubona amahoro nta twari dufite twageze muri ubu tubona imigisha yo mu gakiza niko muri byaririnda bavuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nara erega nayihawe mugihe nihanye bya imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru ndimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu mukiza niwe haleluya yavuze ngo orasigiriyazo benetrovesoma shengiriyazi hari abantu Imana yohereje umucyo batawugiraga bahoraga mu mwijima bita lazo benakotia sherebone faisi Imana dosangiriyaze iravuze ngo uyu mugoroba hari imbaraga zari zarafasha abantu ariko ngo zirabarekuye kubwira ijambo nini tarakota yazomene fasile drere Imana ivuze yuko hari izindi imbaraga abantu bari bakomere mu ntonerwa muri Kristo Yesu igihe kigeze bashaka kubuvamo ariko Imana ngongeye gukomeza abantu bari baravuye muri ubu buntu Imana ihabwe icyubahiro ride lase kota yazomene fasile drere ndashaka rero gufata umwanya wo gusenga ndasengera abantu mu buryo bubiri ndaza gusengera umuntu kuko iyo bavuze gukomerera mu buntu hakomereramo ubuntu umuntu wabwakiriye ariko utarabwakira n'ubwo buntu ntabwo azi icyo ari cyo ndashaka gusengera bwa mbere umuntu wumva yararushye umutima adakijijwe atizera Imana yumva Imana mu mateka atarayibona hariho akavuga ati ndumva ijambo ry'Imana ritsinze kuko ijambo ntirigira umupaka ijambo niryo ribohora ijambo rifite imbaraga zo kuzura ibyapfuye kaba ati numva nshaka kwakira umwami Yesu nanjye nkamwimika mu bugingo bwanjye hanyuma ngakomera muri we
uwo ni uwa mbere. Umuntu wa kabiri, ndasengera umuntu wari warakomereye umuntu wanirwa muri Kristo Yesu, anamujyamo amwikomeza igihe kigeze acika intege amuvaho. Gatatu, ndasengera umuntu ufite ibibazo byananiranye, yabibwa imiryango biranga, abibwira inshuti, abibwira abavandimwe biranga, ariko uyu munsi turabibwira Imana ishobora byose. Mwami bamere umugisha kandi bagire neza. Ndumva tugiye gusenga. Tangira wowe rero wumva hari uko ijambo ry'Imana rikubwiye, wowe wari waraguye, wowe utarakira umwami Yesu ukagwa, cyangwa se wowe utaramumenya ukaba ukibereye iyo ngiyo mu kabari, ukaba ukikora ibyaha by'ubusambanyi, ukaba ukiri mu byaha, mu isabe y'ibyaha, ndagusengera mu izina rya Kristo Yesu. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye kuko uri Imana yumva. Dobene sasele kote ya zomene fasile dre. Turagushimiye kuko ari we Mana ikura hasi gashyira hejuru. Turagushimiye kuko ari we Mana iduhamagara. Bibiliya ivuga ko ari wahamagara abantu, ubahereza ubutumwa bwiza, barakwizera barakwiringira. Sengeye uyu muntu utarakizwa, utarakira umwami Yesu, kuva uyu munsi ndamusengeye mu izina rya Yesu, akwakira umubere umwami n'umukiza mu bugingo bwe, umuyobora iminsi ye yose mu kubaho ko kose. Nirukanye imbaraga za karande, imbaraga z'imiryango, imbaraga za konikoni, abapfumu, abacwesi, ibyo bamutongereye mu kuje amaraso ya Yesu, aho bamushyize, aho bamuteretse, aho katika jina la Yesu. Ndavuze ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Menaga ubwami bw'abadayimoni, menaga ubwami bw'umwijima, nirukanye ibitero, nirukanye abakonikoni, ndavunagura, ndasenya, ndarimbura mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizimufate, kuva uyu munsi ntagasubire mu byaha. Kuva uyu munsi imbaraga z'imbajuru zimumanukire, yakira umwami, kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare ku isi hose, kuko ari cyo waduhamagariye. Urakoze, ndagushimiye kubera ko ubyumvise. Hanyuma sengeye uyu muntu wari waraguye akagwa. Bibiliya iravuga ngo twakoze ibyaha ntitwashyira ubwiza bwawe, ariko uyu mugoroba ijambo ryawe rije ari imbaraga, rije ari ubuzima, riratubwira ngo dukomere muri wowe. Hari ibintu abantu bakomereyemo, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana. Haravuga ngo baraguye, ngo ariko twe turahagaze turemye. Mwami, tugaruye abakobwa bagiye, tugaruye abagabo bataye Imana, tugaruye abasore bataye Imana, tugaruye abagore bataye Imana. Shela wezakita ya bone menifoweze drobe nangiria sharita ndoze kutai menihede wezema shangiria zomene kontrole piragida ya zomene fais shekude enoma ninisansi girias. Umwuka w'Imana arambwiye ngo Imana ibagejeje kure, muzagera kure cyane harenze abantu batekereza. Ijambo rya kabiri, Imana iravuze ngo ubutumwa buvugirwa kuri iyi cana ngo bugiye kumenyekana. Abantu bakunde ijambo ry'Imana. Turera sekota ya zome, muzagera kure cyane kuko ari akanwa k'Uwiteka kabivuze. Ninita lazike lebosa kita shangori ya zoma menifoze drele zoma. Ndavugana n'uyu mukobwa mbona ugize ikigero cy'imyaka 29 ariko watangiye kwiheba. Yabyari iwabo iyo myaka itaruzura, ariko agize imyaka 29. Ndimo ndamubona n'umukobwa w'inzobe ufite imisatsi. Imana irimo irambwira ngo barakuzinza ngo kutazashaka, hanyuma bagutera inda bayiguterera mu rugo, ariko Imana iravuze ngo nuyigarukira ukayinginga ugakomera mu buntu, Uwiteka afite gahunda yo kukugira neza, akakugirira imbabazi zihoraho. Ko nasubira mbere ngo nagukunze urukundo ruhoraho. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma ndi kuvugana n'uyu muntu urwaye umutima, igihe agera umutima ukana kumuca mu mazuru. Ni Imana ivura imitima, ni Imana itagira ikinanira. Niko biravuze ngo nzi ko ushobora byose. Turagushimiye Mana. Dusengeye uyu muntu wakumenye, akagwa mu byaha agashayisha, agashaka abagore barenze 2 3. Izi mbaraga zamufashe nizimurekure. Shagaguye iminyururu yose yari yarafasha aba bantu kugira ngo ibarekure. Uyu mugoroba
batangarizwa ihumure mu izina rya Kristo Yesu. Uyu mugoroba imbaraga z'Imana zongeye zimurikira imitima yabo. Tule besa kotayi shara kotiya zomerefais. Imana iravuze ngo itinze ikiraro kugira ngo abagenzi bambuke, kandi Imana ibarinze kugwa mu mazi ngo mu mirenkeri. Ko abantu bari ku kiraro ariko batigatiga benda kumanukiramo. Jambo rya kabiri, hari abantu barotaga inzozi ariko uko yazirose akaba ariko azibagirwa, kandi zikaba ari inzozi mbi. Imana ikuyeho uwo mudayimoni waroteshaga inzozi mbi. Icya gatatu, hari abantu babumva bakizwa ariko bakabura imbaraga zibajyana mu gakiza. Imana ibahaye imbaraga. Mana nsengera abarwayi mu izina rya Yesu. Uri Imana y'ibyiringiro, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana Jehova Shama, Imana Adonai, Imana ivuga bikaba, Imana yo kwiringirwa, Imana ishobora byose. Nirukanye kanseri mu bantu, nirukanye za hepatite, nirukanye indwara z'ibyorezo, nirukanye imivuduko, nirukanye indwara z'imitima, nirukanye iz'umwijima. Tukatika china, ndavunagura, ndafora umuheto, ndarasa imbaraga mbi, ndashwiragiza ndirukana, ndamenagura ubwami bw'umwijima, ndatesha agaciro, ndatsinsura imyuka mibi nyifashe miri. Uravuze ngo tuzafata miri, uravuga ngo tuzarambura ibiganza ku barwayi bakire, uravuga ngo tuzategeka abadayimoni mu izina ryawe bagende, uravuga ngo tuzakaniza karasikoropia, uravuga ngo tuzadeshara kotia meni foweze drobe nangiria shara kitaya zome meni wefo prai otanigiriasi shanigiriasoma neofiwirima tingiriazi anitrezo mai tali kotaya zomene foweze meni hedi yazoma shanguriazi oni hedoma. Urakoze kubakuye mu muhanda w'amabuye bagendaga batsikiramo shere drove zoma ushize abantu haringaniye tangiriazo mene kontreva yasire shanigiriazi. Uyu mudamu Domini Faisi urwaye rubavu rw'iburyo ndamusenye ngo akire. Shana waza mandi kota dihidi yaza my contraire one sharigiriaze. Uyu muntu ufite urubanza rw'imiryango rw'uko yashatse bamwanze n'umugabo akamwanga, ndategetse mu izina rya Kristo Yesu uyu muntu wahombye agahomba amafaranga y'agahomba atazi uko ahombye, nirukanyatsi mu izina rya Kristo Yesu. Menaga ubwami bw'umwijima, natanije imigambi y'ababisha. Urakoze uyu mugoroba kubera ko uhembuye imitima, kandi hari icyo ukoze, natwe tuzashima izina ryawe. Urakoze kubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amina. Mwama abaha umugisha. Mwari kumwe na Evangeliste Habimana Bonaventure. Hanyuma hari umuntu ukeneye kumpamagara ko namufasha cyangwa se twasengana Imana, nimero yanjye ni 078 37 142 cyangwa se ugahamagara kuri 078 42 46 729 078 37 142. Umwami nabaha umugisha, amina.